Yes, ni breaking news ni amakuru atugezeho muri uyu mwanya. Ni itangazo ryihutirwa cyane nje hano kubagezaho. Ni itangazo rifite byinshi birikubiyemo, turaza kureba ese ni ibiki bikubiye muri iri tangazo. Turaza no kurebera hamwe n'ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bagiye bagira icyo bavuga kuri iri tangazo cyangwa se kuri iki cyemezo gifashwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board. Hanyuma turagusaba gukanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, nurangiza ukande like, share na comment kugira ngo n'ubundi tuze dukomeza kugenda tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nari maze kubikubwira, ndakubwira ngo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board rwambuye icyangombwa cy'ubuzima gatozi itorero Grace Room Ministries riyoborwa na Pastor Julien Kabanda kubera kutubahiriza amategeko. Ni itangazo nshaka kubasomera, utega amatwi wumve tujyane akantu ku kandi. Ni itangazo rigira riti RGB, Rwanda Governance Board. Itangazo: Kigali kuwa 10 Gicurasi 2025, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka minisiteri ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'itegeko z'iyi minisiteri nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB irasabwa gukora ibikorwa bijyanye n'itegeko zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'itegeko nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubahirizwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Ngayo nguko, iryo ni itangazo risohowe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board. Ndagira ngo noneho twinjire mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Reka duhere ku witwa Byiringiro. Yagize ati ibijya gushya birabanza bigashyuha koko. Ati uyu si umwe wari warareze muri RIB ko bamwise umukozi wa Sekibi. Uyu nguyu yagize ati yitwa Fifi, yagize ati what no way may God help us. Ati nubwo nta nzira ntacyo ariko Imana ishobora kudufasha. Uyu nguyu yagize ati ubwo nyine ntago ari gutanga amafaranga neza. Uyu nguyu yitwa Jimmy, yagize ati gufunga insengero utubari dufungurwa buri munsi, aha ni hatari gusa nta kundi. Uyu nguyu yitwa Samuel, yagize ati n'ababandi
babe bitunganya. Uyu nguyu yagize ati Imana yumvise gusenga. Uyu nguyu yitwa Elisa yagize ati murakoze cyane rwose RGB, ndabashimiye ku gikorwa cyiza cy'ubutwari. Uyu nguyu yitwa Fanny yagize ati nyamara Bakame yatumye byinshi tutazi tuzi bitwikururwa example nk'uriya mubatizo wabo. Ndababwira ngo mu nkundire mbagezeho n'ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bagiye bagenda bagaruka kuri iri tangazo. Uyu nguyu yagize ati Imana yo mu ijuru irebe igikwiye pe. Uyu nguyu yitwa Felix yagize ati muhafunge mukomeze, sinzi impamvu ntahakunda pe. Uyu nguyu yitwa Jean Claude yagize ati ni ikibazo kuba ahagaritswe kuko yari afite abo amara umubabaro, ariko ntago bikuyeho kuva mu nzira nziza yo gutoza yo kubaha Imana. Ndabona ubutumwa yabafatanije mwihangane. Uyu nguyu yitwa François yagize ati abanyamadini bavanze ibintu rwose. Uyu nguyu yitwa Emma yagize ati uburyo abantu bari bahaharaye ntabwo byari kuba amahoro, ntabwo byari kumara kabiri. Uyu nguyu yitwa Kwizera yagize ati nyamara narabivuze. Uyu nguyu yitwa Aime yagize ati ubundi ubwira Imana ntavunika mu mutima gusa birahagije, ikaguha cyangwa ikakwima. Bimwe najyaga mbona ngo isaha irageze ubundi akabiba koko, nizere ko birangiye najyanayo. Ndabona ubutumwa yawufatanije nawe rwose. Uyu nguyu yitwa Nadine yagize ati uku niko mukemuye ikibazo cy'uwamwise umukozi wa Satani, muri kurakaza Imana, mwambure ibyangombwa abandi bamwite umukozi wa Satani. Uyu nguyu yagize ati ubwo nyine bamutahuye harimo tena. Uyu nguyu yagize ati nandi afungwe kuko uretse kwambura abaturage duke batunze mu bushukanyi bwitwaje iyobokamana ntacyo bimariye rubanda. Ati rwose RGB murakoze cyane. Uyu nguyu yagize ati Imana ishimwe. Uyu nguyu yagize ati birakaze. Uyu nguyu yagize ati cyore. Uyu nguyu yagize ati sinzi niba mubibona nkanjye, ariko ibyo ndabona ubutumwa yabufatanije. Uyu nguyu yagize ati ni hatari pe. Uyu nguyu yagize ati mu izina rya Yesu we. Uyu nguyu yagize ati harya uyu si we wareze muri RIB ko yiswe umukozi wa Rusuferi. Uyu nguyu yagize ati uyu mubyeyi kweri ko yari amaze kutujyana mu nzira nziza kweri, aha Imana irihangana pe. Uyu nguyu yagize ati RGB irambabaje, ibi bizakemuka twongere dusenge nk'ibisanzwe.